Benshi bakunze kugaruka ku kintu kimwe cy'uko urukundo rwashaje cyangwa se rutakibaho bitewe n'uko iyo bakundanye batajya bamarana kabiri n'abakunzi babo, bagatangira kwibaza byinshi bati ese niki nakora ngo ndambane n'umukunzi wanjye? Inkuru nziza rero ni uko bishoboka rwose ko mwarambana. Muri iki kiganiro twabateguriye ibintu byagufasha kuba warambana n'umukunzi wawe cyangwa se urukundo rwanyu rwaramba rukamara igihe kirekire. Impamvu zitera kutaramba k'urukundo ziratandukanye, nyamara niba ushaka kurambana n'umukunzi wawe hari ibyo ugomba kwitaho ukamwizera kandi ugahuza nawe. Niba rero utabasha guhuza n'umukunzi wawe, ibyanyu nta gihe bizamara rwose. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Hindustan Times, hari ingeso buri muntu agomba kureka mu gihe ari mu rukundo mu rwego rwo gutuma ruramba. Dore ingeso ugomba kureka kugira ngo urukundo rwanyu rurambe. Ingeso ya mbere ukwiye kwirinda ni ingeso yo kutizera umukunzi wawe. Urukundo rwanyu rugomba kuba rushingiye ku cyizere. Kuneka cyangwa gushyiraho abaguha amakuru y'ibyo umukunzi wawe akora buri munsi bishobora kuganisha ku makimbirane. Ugomba rero kumuha umwanya uhagije akisanzura, ndetse ukizera ko ibyo arimo gukora bikwiye, utiriwe ushyiraho za maneko cyangwa ingenza, bityo bizagufasha kurinda urukundo rwawe. Ingeso ya kabiri ukwiye kwirinda: kwijujuta no kunenga umukunzi wawe mu ruhame. Aha kubwira abantu amakosa y'umukunzi wawe si byiza, bishobora kwangiza umubano mufitanye kandi bigatera umwuka mubi hagati yanyu, bikaba byanabaviramo no gutandukana. Aha ni byiza gukemura ibibazo byanyu hagati yanyu mukabifatira imyanzuro ikwiriye aho kujya kubibwira abandi. Urukundo ni urwa babiri, nta bandi bantu bo ku ruhande rero mugomba kuzana mu mubano wanyu. Indi ngeso ukwiye kureka ni ukwihugiraho, gufata umwanya wawe wose ukawuharira akazi kawe ndetse n'ibindi byawe bwite, ukirengagiza ko ufite umukunzi ukeneye umwanya, nabyo si byiza. Ibi bisiga icyuho hagati mu rukundo rwanyu. Ariko rero ni byiza guha umukunzi wawe umwanya uhagije, ntumurutishe ibindi bintu byose cyangwa ibikorwa byose. Nyamara ibi ntibivuze ko ugomba kureka ibintu byose kubera urukundo. Ugomba kumenya kubibamo neza, nta na kimwe wishe cyangwa nta na kimwe ubangamiye. Indi ngeso ugomba kwirinda: guhora uhugiye kuri telefoni cyangwa ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Ibi bishobora kubangamira uburyo wowe n'umukunzi wawe muganira ndetse n'umwanya mumarana. Niba iyo muri kuganira wowe uba uri muri telefoni hari ibindi uri kwirebera, mu by'ukuri icyo kiganiro ntikizakorwa mu buryo bukwiye. Ugomba rero kumenya ko umukunzi wawe akeneye ko umuha umwanya uhagije, ukamenya ko hari igihe telefoni yawe ugomba kuyishyira ku ruhande. Si ibi gusa kandi ugomba no kwita ku marangamutima y'umukunzi wawe, ukareka kwigira nk'umuntu utagira umutima cyangwa yakubwira ikibazo afite ukigira nk'aho utacyumvisha. Ibi rwose byangiza umubano wanyu. Kandi mu gihe muri kuganira irinde kumubwira amagambo amukomeretsa cyangwa se amagambo yose amuca intege. Ariko no mu gihe bibaye ugomba kugira ubutwari bwo gusaba imbabazi. Ikindi ugomba kwirinda cyangwa se indi ngeso ugomba kwirinda, ugomba kureka guharira umukunzi wawe ibintu byose. Urukundo rwanyu si urw'umuntu umwe, ni urwa mwese. Rero mwese rurabareba, mugomba kurwitaho mukarwuhira. Ntabwo ugomba kuruharira umukunzi wawe cyangwa ngo byose bimuharire. Ibi birareba cyane ba bantu baba mu rukundo ariko basa nkaho batabyitayeho, ugasanga batibuka no kubwira abakunzi babo ko babakunda, keretse gusa iyo ari bo babibibwiriye. Kugira ngo urukundo rurambe ni ingenzi kubakira ku cyizere no kubahana hagati y'abakundana.
kugirana inama ndetse no kwihanganirana ndetse kandi no gufatira imyanzuro hamwe. Ibi rero biba bifitiye umubano wabo akamaro kandi ndetse bifasha urukundo rwabo gutera imbere. Ugomba rero kuzirikana ibi byose kugira ngo umubano wanyu urambe, ubashe no kugera ku gihe cyangwa n'iki gihe cyo kubana cyangwa cya mariage. Rero nimba iyi video yagushimishije, turagusaba gukora ku kazogera niba utaragakozeho, cyangwa gukora kuri like kugira ngo iyi video igere ku bantu benshi nabo ibigire icyo bibafasha, cyangwa abasitasitaga cyangwa batagendaga mu rukundo babashe gufata umwanzuro. Turabashimiye.